urafunga ibitambaro ukabinigiza ukabigeza hano ukajya mu rusengero, urakubita karuvati na kositime ukajya gusenga. Hari umuntu muturanye yirukanywe mu nzu kubera 30,000 landlord yamusohoye mu nzu. Umuntu yaburaye. Erega kuba Imana yarayabahaye bro, ntabwo ari uko itayaha n'abandi. Yaguhaye icyo kukubaza. Uzi kuri mu munyenga, twese ishatsi yawe dushyiramo tukaryoha. Uzi kuri mu munyenga, ni byiza, ariko menya ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Witwarwa n'ikinyoma cy'isi. Ngo bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora, ibikorwa bakora bihakana Imana. Amagambo yanyu avuga ko azi Imana, indirimbo zanyu zihimbaza Imana, magambo mubwiriza mu rusengero yumvikanisha Imana, haleluya, n'imbaraga z'Imana, nibyo yabikabira mukitera hejuru, wirukanka ibituti mukabimara za parupiti mukazizenguruka ngo muri mu mwuka, ngo murasengera abantu, handi murahirika abantu ngo bakunde babemere ngo muri mu mwuka. Ibyo muvuga biragaragaza ko muzi Imana, ariko imirimo y'Imana, imirimo mwebwe mukora irabihakana. Ebere ntiwatinyaga kwiba uburiba, wageraga imbere y'Imana ugahinda umushyitsi, ugasenga ukabwira Imana umutima wawe, ntukibikora. Urahagera ukabyina ugacuranga ukavuza ingoma, warahenebereye, warayoyotse. Hari icyakuvuyemo, hari n'ikindi cyakwinjiyemo. Hari igipyisi, hari ikinyamaswa kirimo kigendagenda mu bwonko bw'abizera. Ubwo abatizera bo reka mbihorere, kuko tuba tuvuga ngo ni abapagani, ariko nimwe bapagani cyane. Hari ikikugendagendamo cyakonse, cyakunyunyuje, kikuvanamo kugira neza, kikuvanamo urukundo, kikuvanamo gukiranuka. Uri mu ikote, uri umusirimu, uri mu irari ry'ibyisi, urahirimbana, wica abantu, ugira gute ngo ukunde ubona amafaranga uzayasiga. Ntago yarushaga Salomo. Turagarutse, nagarutse kuri cya cyigisho. Ndabaha ikaze umuntu wese ukurikiye ijambo ry'Imana. Ndaguha ikaze, karibu. Ndagusengera kandi ngusabira ngo ijambo ryinjire mu buzima bwawe, kubera ko turi mu bihe by'ikinyoma. Isi iri mu kinyoma, iragendera mu kinyoma, ubuzima buri mu binyoma, ibintu byose biri mu binyoma. Niyo mpamvu ubona ijambo ry'ukuri, ikintu cyakugirira umumaro, cyagukiza, ujya kure yacyo cyane, ahubwo ugashaka ibinezeza umutima, bikaba ari byo bifite umwanya cyane muri iyi minsi. Ndagusabira cyane rero kugira ngo imbaraga z'Imana zibe mu mutima wawe, ubuntu bw'Imana bukugereho, burimbura imbaraga z'ibinyoma mu bwonko no mu magufa no mu maraso, winjire mu kuri k'ubwami bw'Imana, kw'ijambo ry'Imana, kw'agakiza. So mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze. Genda umwigisha kandi ndi n'umubwiriza, nibwo buzima bwanjye. Ndi umwigisha kandi ndi n'umubwiriza. Turakomeje rero, turacyari ahantu cyane, nzakomeza kuhavuga. Ntabwo ndagera neza hano mu kuri, nzajya mvugaho gake, ariko ngaruke hano, kuko hano ni mu cyo bita ngo ni itorero, ngo ni mu buzima ngo bw'agakiza. Ariko abahadindirira ni benshi. Abantu ntago bazi ko hariho ukuri, baraguhunga. Umuntu arumva ukuri akagendera kure yako. Umuntu aho kugira ngo ahagarare mu kuri aravamo, akiruka akajya mu kinyoma, hanyuma akihisha hano mu nzira, akabeshya ko akijijwe. Ntabwo ibyo ari agakiza. Agakiza katagira ukuri ntabwo ari agakiza.
ibintu byo kubeshya abantu ngo urahanura ngo urabwiriza bitarimo ukuri, birimo ubujura, burimo buriganya, birimo umutima mubi, birimo ishyari. Dore ibyo byose biraza bikihisha hano bakabeshya ngo bari muri Kristo. Ntabwo ari byo, muri mu gace gato cyane ka Kristo, kubera ko Kristo ni inzira, ni ukuri, n'ubugingo, ni itangiriro n'iherezo. Hano nabyanditse mu Giswahili ngo ni mwanzo mwisho. Witubeshyira ahangaha rero kubera ko bakubatije, witubeshyira ahangaha kubera ko uri umuririmbyi, witubeshyira ahangaha kubera ko uri pasiteri, witubeshyira ahangaha kubera ko nguri bishop, witubeshyira ahangaha kubera ko uri gutitira nk'inkoko y'isake ngo urahanura. Nta nubwo wari umwuka w'Imana uba ukurimo. Urahanura warangiza ukajya kwiba, ukagira uburyarya muri wowe, ishyari, ukatubeshya ngo urahanura. Ntabwo ari byo, witubeshya. Dukeneye umuntu w'inzira mu nzira, akagera mu kuri, akazagera mu bugingo. Niko gakiza, niwe Kristo, niko gakiza nyagakiza, nibwo bwami bw'Imana. Nitudahagarara muri ibi bihe turimo by'ikinyoma, ngo turimbure ikinyoma, duhagarare mu kuri, turwane n'ikinyoma. Ibyo murimo mwirwa mwikorera amabibiriya, munyuranwamo, mugenda mugaruka, murabeshya. Ibyo ni umwanda nyine, muzabirisha hano mu isi. Ntabwo imbere ya Kristo muzabihasanga, kuko azakubwira ngo ubwo utagiriye neza wa wundi muto woroheje inyuma y'abandi, ntabwo ari igihe wagiriraga. Hanyuma ngo azahindukirana abaza bari ibumoso bwe ati mwebwe nimwigireyo, nta gahunda dufitanye. Nari ndwaye ntimwansura, nari nshonje ntimwamfungurira, mwariye mwenyine ndi hariya mbareba, inote mwazibaraga ndeba, ubuzima bwanyu buryoshye, ntago mwanyitayeho. Bati rwose ntago twakubonye mwami, ntago twakubonye. None se wari hehe? Ubwiza ufite, icyubahiro ufite, ninde utakwakira? N'ibwami bapfukama bakakuramya. Dore isi yose yubaraye imbere yawe, irakuramya. Abakomeye aboroheje turi imbere yawe hano. Twakubonye ryari ngo tukwakire, ngo tugufungurire? Rwose ntago wigeze uza. Reka. Ubwo mwanze kugirira neza wa wundi uri woroheje inyuma y'abandi, aka kantu mukazirikana. Umuntu umeze nabi inyuma y'abandi, hari ukuba umeze nabi bisanzwe uri mu bantu, hako wenda wirwanaho. Hari abantu badashoboye no kwirwanaho, kandi wabareba ukagira ngo bamwe mu bamuvuga ngo ni za karande z'iwabo, abandi mu bamuvuga ngo ni imivumo, ngo bavumwe. None se wowe icyo gihe uzabavumwe uhe muvumo? Ko Kristo azakubwira ngo sinkuzi, kubera ko utagiriye neza uriya muntu. Mujya mubona abantu bagaramye ku mihanda, inzara yabishe, mukabita abatekamitwe, ngo arimo arasabiriza. Niba asabiriza se wamuhaye? Warangiza ugakura igiceri cy'ijana cyangwa ukamuha mu mufuka ufitemo 500 cyangwa mu modoka harimo mbaraje yuzuye 5,000,000, umuntu ukamwima n'igiceri cy'ijana, hanyuma ku cyumweru ukabyina ugasenga ugahimbaza imbere ya pasiteri, ugakora mu ntuzi ugasinya sheke ya 5,000,000 ngo urimo urubaka urusengero. Ntabwo Yesu yagutumye kubaka, baragushuka. Waciye ku muntu agaramye kumuha, buriya n'ubuzima buhagaramye nk'ubwo bwawe. Buriya umukebye yava amaraso nk'ayawe, nawe wagukeye wasanga ari kimwe. Uriya ni umuvandimwe wawe. Uriya Kristo azakubwira ati dore nguriya aho yaragaramye. Filimi kuza imbere bati nguriya wamugiriye neza, uti ntago nese uriya niwe, ati nige wanze kugirira neza. Ako niko gakiza. Icyo nicyo Yesu azatubaza. Nakubaza ngo wubatse insengero ngo watanze ngo ibya 10, reka yatange bishop yigurire
Range Rover ayigendemo, wowe wenda abana bayagumize bige muri 9, abe bige muri University ya Harvard, hanyuma imbere ya Kristo azakureba akubwira ati inshuti ntabwo nkuzi kabisa, reka barakubeshye, igirayo rwose, igirayo, ntabwo wamfashije. Erega bariya bariho kugira ngo batubere isomo. Ririya ni isomo riba riri imbere yawe, risuzuma umutima wawe. Wowe urajya mu kinyoma ukajya kubyina ugaceza, bandi murahamiriza mugasirimba ibyuya bikabira, bandi murirwa munyuranwamo muteze ibitambaro ngo niko gakiza ibigutiya bigera ku birenge, abandi reka mu nsengero n'utumini n'uduki ngo mwarakijwe. Reka umuganda aravuga ngo olimba, urabeshya. Kristo azakubwira ati ntabwo nari nkuzi. Waheze hano mu nzira, ikinyoma cy'idini cyakugiyemo kirakubeshya ngo uri mu gakiza, uhera hano mu nzira unanirwa gukora urugendo ngo usobanukirwe Kristo, ugere mu kuri, ukora umurimo w'Imana uri mu kuri, uririmba uri mu kuri, usenga uri mu kuri, uhanura uri mu kuri, ubwiriza uri mu kuri. Urangije ugwingirira aha, bakubeshyira nawe, barakubeshye, winjiramo hano, uhageze bakuzererezamo, nawe ubeshyiramo abandi. Uri umuvugabutumwa wavukiye aha, nturaharenga. Uri umuhanuzi wavukiye aho, nturaharenga. Uri bishopu, ayo magarade sinzi naho muyakura, uri apotere. Ariko ubundi ayo magarade shahu, ibyo bintu mwiha. Reka nkubaze, Yesu yitwaga umwigisha? Nta hantu yigeze yitwa bishop, nta hantu yigeze yitwa apotere, nta naho yigeze yitwa pasiteri, ntaho yahinduranyaga amakarovati n'ibiki, yagenjeje ibirenge. Ariko amoko yose azamwubarara imbere, amahanga yose azamwikubita imbere, ngo abarobanura abwira ati hariya, a gauche droite. Hanyuma ahagarara ababwira aya magambo ndimo mbabwira ati sinakumenye, kuko uriya ni jyewe, uriya ni jyewe, uriya musabirizi ni jyewe, uriya ni jyewe, bariya basazi ni jyewe, abo mureba nk'umwanda ni jyewe. Aguchallenging brother, aguchallenging. Reka mbereke ingero z'ubu buzima buri aha hantu. Twagiye mu ijambo ry'Imana, ndavugana n'umugabo witwa Tito hano, igice cya mbere umurongo wa 16. Aravuga ngo bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwangwa urunuka, n'abantu batumvira Imana, no kuby'imirimo myiza yose ntacyo bamaze. Uyu ni umukozi w'Imana Tito. Arabwira we wadindiriye hano, uri mubeshya abantu. Rata wowe utarumva ubutumwa bwiza, wowe utaramenya Kristo ngo umusobanukirwe, ngwino wikirizwe va mu businzi, ngwino wikirizwe va mu busambanyi. Nabwo ikinyoma kirimo kirababeshya ngo ntabwo muri indaya, ngo muri indangamirwa. Oya, va mu buraya ngwino wisangire Yesu. Wowe urumogi rurimo rukoroneza rukwambura ubuzima, rurekuze wikirizwe, wigerere mu kuri, ukorera Imana. Iragukeneye, haracyabana Imana igikeneye. Wikwita kuri aba bantu bavuga ko bazi Imana bayihakanisha ibikorwa bakora. Iyizire wowe iyizire wa musitari we. Medi ndagushimira, nushobora kumva iyi video uzamenye ngo King aragushimira. Yaratuye aravuga ati sinzongera kuririmba secular, ngiye kujya ndamya Imana ndirimbe gospel. Uko niko muzajya mubonana babatungura. Ba Bulldog, Imana ibaho umugisha, mukomeze. Nawe yiyemeje kujya aramya Imana, kandi ntibazahomba. Amafaranga mwinjizaga muri secular muzayinjiza no muri gospel mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, ibarutishe aba seculars.
ndabahamagara ba Shadibu, ndabahamagara nimwiyizire, mwiyizire mureke aba bishop bakomeze bibe. Izo Range Rover mugendamo ziva mu bujura bwo kwibisha Bibiliya, uzayiparika imbere ya Kristo akubwira ati sinkuzi. Mufite isoni nke ku buryo umuntu yicara iruhande, nicaranya n'umuntu mu rusengero asinya sheke ya miliyoni yo gutura. Ni byiza gutura, ni byiza pe, ariko iruhande rwe hari umuntu wambaye udukweto bita ngo ni kubiti huku, udukweto tw'umukara ukuntu turaho tugura amafaranga atarenze nk'icyatanu, yambaye akajipo ubona katanafuze. Undi arakora, Nyiramwiza arakora muri Sakame, asinya sheke ya miliyoni. Umutima wanjye urambwira ngo kuki nibura atakebuka reba umuri iruhande ko ashobora kuba yanaburaye, kandi bicaranye mu rusengero. Hanyuma arangiza akamusuhuza, ntaba nagusuhuza neza mwebwe muri indyarya, ntaba nagusuhuza neza guha akaboko ubona adashaka no gukoraho ngo atandura. Are we, wambaye umubiri, ejo bundi urapfa bagushyingure, ubore ushire ukigira gutyo ngo utandura. Utandura se hari corona ihari? Ntiyashize. Wahembuye uwo mwicaranye, warebye uwo muturanye, uturanya n'umuntu uri muri etaje, hasi hari abatindi babirukanye mu mazu kubera kubura ubwishyu. Uratsa vewite ukajya mu rusengero, urafunga ibitambaro ukabinigiza ukabigeza hano ukajya mu rusengero, urakubita karuvati na costume ukajya gusenga. Hari umuntu muturanye yirukanywe mu nzu kubera 30,000 landlord yamusohoye mu nzu. Umuntu yaburaye. Erega kuba Imana yarayabahaye bro, ntabwo ari uko itayaha n'abandi. Yaguhaye icyo kukubaza. Uzi kuri mu munyenga, twese ishatse yawe udushyiramo tukaryoha. Uzi kuri mu munyenga, ni byiza, ariko menya ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Witwarwa n'ikinyoma cy'isi. Ngo bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora, ibikorwa bakora bihakana Imana. Amagambo yanyu avuga ko azi Imana, indirimbo zanyu zihimbaza Imana, magambo mubwiriza mu rusengero yumvikanisha Imana, haleluya, n'imbaraga z'Imana. Nibyo yabikabira mukitera hejuru, wirukanka ibituti mukabimara za parupiti mukazizenguruka ngo muri mu mwuka, ngo murasengera abantu, ahandi murahirika abantu ngo bakunde babemere ngo muri mu mwuka. Ibyo muvuga biragaragaza ko muzi Imana, ariko imirimo y'Imana, imirimo mwebwe mukora irabihakana, irabihakana. Wikina rero, ntago ntugire ngo tuzananirwa kukubwiza ukuri. Tito ngo bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora irabihakana. Reka tubaza n'undi mukozi w'Imana hano, Timoteyo. Reka twumve umuvandimwe Timoteyo icyo yavuze kuri aba bantu baheze mu nzira hano. Aba ni abanyamadini, ni abanyamatorero, nta kuri kubabamo, nta mutima w'impuhwe, nta rukundo, ariko murirwa mwese koroka mufera abantu. Kristo arababona, ntago asinziriye. Yesaya 59 aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Reka twumve icyo Timoteyo nawe yabavuzeho. Mureke kubeshya, turababona, turabumva, turabareba ducecetse, ariko turababona. Chameleone yarimbye avuga ngo turabazi nubwo tutabavuga, turabibona ibyo murimo ko ari ubufere. Abagalatiya 5:19 ni bene aba bantu mvuga bahezemo hano, banze kuvamo ngo bagere mu kuri, ariko ibyo bavuga bagaragaza ko barimo bavuga Imana. 5:19
ni Timoteyo wa kabiri ni Timoteyo wa kabiri 3 igice cya 3. Timoteyo wa kabiri igice cya 3. Tugende reka dusome ijambo ry'Imana. Hari amagambo avuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Iyi minsi turi murayibona ute wowe kuri muhenebera ku mugaragaro? Warahenebereye ntiwatinyaga kwiba uburiba. Wageraga imbere y'Imana ugahinda umushyitsi, ugasenga ukabwira Imana umutima wawe, ntukibikora. Urahagera ukabyina ugacuranga ukavuza ingoma. Warahenebereye, warayoyotse. Hari icyakuvuyemo, hari n'ikindi cyakwinjiyemo. Hari igipyisi, hari ikinyamaswa kirimo kigendagenda mu bwonko bw'abizera. Ubwo abatizera bo reka mbihorere kuko tuba tuvuga ngo ni abapagani, ariko nimwe bapagani cyane. Hari ikikugendagendamo cyakonse, cyakunyunyuje, kikuvanamo kugira neza, kikuvanamo urukundo, kikuvanamo gukiranuka. Uraho uri mu ikote, uri umusirimu, uri mu irari ry'ibyisi, urahirimbana, wica abantu, ugira gute ngo ukunde ubona amafaranga uzayasiga. Ntago yarushaga Salomo. Ubuhenebere buteye ubwoba. Tinya ikintu ijambo ry'Imana rivuga ngo giteye ubwoba. Tinya ikintu Imana yavuze ngo ni kibi. Burya kiba ari kibi kurenga ibitekerezo byawe. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Ndabwira wowe urimo ushaka gukunda no kumenya Imana, nta mikino iri mu minsi y'imperuka turimo. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya. Ubu ni ubuhanuzi ku bantu b'iyi minsi. Bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi. Urwo ni urubyiruko. Batumvira ababyeyi babo. Indashima, nukugiriye neza ntushobora no gushima. Indashima ziragwiriye. Batarabera, utagira ngo abana niba mwirwa mubeshya ngo ni abapagani. Iyo bavuga ngo batarabera, nimwe mwanze kwera. Badakunda n'ababo. Umwana arica se, pasiteri arakurya akaguhenebereza mu rusengero, akagukandagira hejuru, akigurira imodoka, akubaka inzu, akagibura, akavuga Icyongereza, izina rye rikamamara, akaba bishop. Mu rusengero rwe harimo abantu bicwa n'inzara, harimo abo birukana mu mazu, harimo abatagira aho baba. Badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana. Ubugambanyi mwebwe mwabita abakozi b'Imana, murirwa mugambanirana namwe ubwanyu. Ubwirije ubutumwa bwiza ngo kanaka arabwiriza bagafashwa, ngo niwe abantu bazakunda. Ukamuca hasi, ukamubirindira, ukamuteranya, mukarema ibice mu nsengero. Abandi mukabibeshya mukubaka amadini ku mazina n'imiryango yanyu ngo bagambana ibyigenge. Mwarigenze ku Mana nimugishaka kumva ijambo ry'Imana. Bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Wibaza ngo uyu mugabo wanditse aya magambo agahinda yari afite. Bakunda, ahantu nzahagaruka. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Shyiraho akarongo aho hantu ujye uhamenya. Ni ibiki birimo bikunezeza ubwonko bwawe? Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Iratwishyuza kuyikunda, natwe turi mu kunezeza imibiri yacu.
n'imiryango, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Irari ririho muri iyi minsi ni irya telefone nziza ihenze ya miliyoni 2, 5, imodoka nziza ihenze ya Range Rover cyangwa V8, inzu nziza. Theo yararirimbye ngo bizababwamo n'abatarabiruhiye, urabisiga bigaturwamo n'utarabiruhiye. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Nshuti yanjye, Mwuka w'Imana arakwishyuza gukunda Imana. Va muri ibyo bigutwara ubwonko bikakubuza ubugingo ngo by'ibinezeza. Reka nkubwire, nudakunda amafaranga, arakunda agafilimi, arakunda ibintu by'ubupumbafu abantu barimo babivuyemo, tugakizwa tugakorera Imana. Bakunda ibibanezeza, ibyo bikunezeza ukananirwa gukunda Imana, umenye ko bitazaguhagarika imbere ya Kristo. Aho gukunda Imana, abantu murimo murashaka ibibanezeza. Nawe urabizi bikunezeza, si ngombwa ko amatinda. Bakunda ngo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Reka nibwirire umuntu unyumva wishakira agakiza, abameze batyo ntibazagukange muri uru rugendo rwo gukiranuka. Abameze batyo ntibazagukange, ujye ubatera umugongo. Bafite ishusho, arewe ndi mwiza, makiyaje, ibirunga, abakobwa barirwa bipyonyora bisiga ibintu. Reka mukunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Imibiri yanyu mwayigize ubucuruzi, kuri social media murirwa mukurura abagabo ngo murashaka amafaranga. Mukunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Mwamakorari mwe, mujye mwirebera Seburikoko, mwirebere Shadibu. Shadibu ariko nakwibasiye wihangane, icyo nzi cyuri umukozi w'Imana kandi uzakizwa. Impamvu nagushyize cyane muri iri jambo navuze, ni urugo rwasenyutse rw'umumotari ndeba, kubera ko umugore yararimo areba akamansoro kawe, ananirwa kubahiriza inshingano, na n'ubu umugabo yataye urugo. Ariko humura, Umwuka w'Imana arakugenderera, azakugenderera nawe. Amafaranga urayafite, ubwiza urabufite, icyo ubura ni agakiza gusa. Wikundire Yesu nawe uze twigendere. Ndimo ndashaka gusoza uyu munsi, ariko icyigisho ni kirekire tuzakigarukaho. Natinze cyane kuri ubu buzima bw'abantu bari mu nzira y'agakiza, ariko bananiwe kurenga aho ngaho, baheze mu irembo batajya bava aho ngaho. Hanyuma ku Bagalatiya, ariko hariya nzahagaruka tuvuga kuri aba bantu b'Imana bakorera muri uku kuri. 22, Abagalatiya 22, igice cya 5, 22, haratubwira ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kugwa neza, gukiranuka, kwirinda. Koko murimo muratubeshyira ahangaha mutakigwa neza, muratubeshyira ahangaha ariko muhumure, Yesu ni mwanzo naye mwisho, ni itangiriro ni iherezo, ni uwa mbere ni uw'imperuka, ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo. Aha mu bugingo hari benshi tuzavugaho, uku kuri mu buzima bwa hano mu isi bw'umukiranutsi. Iyi nzira ni cya kigara abantu bananiwe kuvamo, barimo babeshyeramo ngo bari mu gakiza. Iyi nzira ni nziza,
ni inzira yo kwera. Abagenzi ntago bazayiyoba nubwo baba ari abaswa. Aha niho Yohana babwira ngo nimwihane, nimuze, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Muraza mukumva umuhamagaro, mwagera mugatwarwa n'irari ry'iby'isi, mukajya gufera abantu, mugashakiramo ubutunzi. Aha ntago bahashakira ubutunzi sister brother, aha bahashakira agakiza. Aha ni mu gukiranuka. So bavandimwe, dusoreje aha kuri iyi nzira nahibanze cyane, nagiye ntanga n'ingero, ariko sindahava nzahagaruka. Imana ibahe umugisha. Yesu abane namwe, kandi uzakenera kugira icyo ambaza, nomero yanjye ni iyi ngiyi, nzagusubiza. Nitwa King. Yesu akomeze kubana namwe. Reka dusenge. Mwami Imana, ndashoje uyu munsi. Urakoze guhagararana nanjye muri iri jambo. Ndagushimiye. Imbaraga zawe ziherekeza iri jambo kuri buri muntu wese, yaba uwahagamye mu nzira, yaba utarayinjiramo. Ndasenze ngo buri umwe wese utarinjira mu nzira ze yinjire mu nzira, kandi ntayitindemo, akomeze agere mu kuri. Aba bazereramo nabo, aba imbaraga z'ikinyoma zanze kurekura, mu izina rya Yesu ndasenze ngo nabo bahumuke, bakomeze. Duhagarare muri uku kuri, tubwire isi, tubwire amahanga kwera kwawe no gukiranuka kwawe. Data, urakoze. Buri muntu wese ijambo rizageraho, rizahinguranye mu buzima bwe, rihinduka inkota itandukanye ikinyoma n'ukuri, ukuri kutsinde, ikinyoma kirimburwe. Mu izina rya Yesu ndarimbura ikinyoma kibundikiye isi, kibeshya abantu ko nta juru rihari, ko nta gakiza gahari, ko Kristo yaje gukora ubusa. Icyo kinyoma kihagarare, kandi gikomeze gitsindwe n'ukuri kwawe Mwami. Ndasenze ngo ukomeze ugendagende mu mitima hamwe n'iri jambo, mu izina rya Yesu. Amen.